Ibihe byiza nshuti bakunzi ba televiziyo ya Real Talk Channel jyewe basuzanye twa Etienne Gatanazi. Uyu munsi tugiye kuganira nanone ku rukundo cyangwa urwango umuntu ashobora kugirira igihugu, ariko twibaza ku mpamvu zishobora kuba zatuma igihugu kigira abanzi, cyangwa bisobanuye iki umuntu akubwiye ati bariya n'abanzi b'igihugu, umuntu yanga igihugu biterwa n'iki kugira ngo tube twavuga ngo abantu n'abanzi b'igihugu. Murabizi mu mategeko y'u Rwanda ahana mu gitabo cy'amategeko y'u Rwanda harimo irivuga ngo kwangisha abaturage ubutegetsi buriho. No kuvuga ngo hari ibintu umuntu ashobora gukora abaturage bakaba bakwanga ubutegetsi. Ese bigenda bite? Tujya twumva rimwe na rimwe mu hirya no hino mu makuru bavuga ko abantu runaka ari abanzi b'igihugu. Kwanga igihugu bituruka kuki? Kubera iki umuntu ashobora kwibwira ko ibintu runaka byamuteye impamvu runaka akaba yakwanga igihugu? Nabatumiriye rero abanyamakuru bashobora kugira inyunganizi baduha kuri ibi ngibi. Ibumoso bwanjye ndi kumwe na Sinabubariraga Ildefonse, akaba ari umunyamakuru mugenzi wacu, ariko ni n'umuyobozi w'iradiyo Ishingiro ikorera mu majyaruguru y'u Rwanda, ariko yumvikana n'ahandi hose hano muri Kigali, kanumvikana no mu burasirazuba ndetse n'ahandi mu bice bitandukanye by'igihugu irumvikana. Uraho neza Sinabubere? Ariko ngukosore ntabwo abaho iradiyo, abaho radiyo. Voilà. Yego. Reka mfe kubeshya ngo nabivuze mu Kirundi iradiyo. Okay. Ndi kumwe kandi na Karegeya Jean Baptiste, ni mugenzi wacu, nawe ni umunyamakuru ahora aza hano kuri Real Talk. Ndamushimira cyane ko ahora yitabira ubutumire uko tumutumiye, kimwe nyine na Ildefonse. Uraho neza Karegeya? Uraho neza Etienne na Sinabubariraga. Reka ntangire mbaza Sinabubariraga, twigeze kugira ikiganiro hagati uza kuvuga uti nta muntu wanga igihugu, umuntu aba umwanzi w'ubutegetsi. Ubutegetsi no kuvuga ngo abantu system iyobora, ngira ngo mwana akoresheje ijambo system, bari kumwe na Karasira mubihurizaho. Ikintu kirebana no kwanga igihugu ubundi kibaho? Igihugu na system bidutandukanye. Ubundi tuvuze igihugu ni bwa buso n'ibiburiho, ariko ibiburiho by'ingenzi bya mbere ni abantu. Ni ukuvuga ngo igihugu ni abantu batuye ahantu runaka hemerwa nk'igihugu n'umuryango mpuzamahanga. Icyo nicyo bita igihugu. Icya kabiri, usibye ibihugu bike byavuyeho, kuko nabyo byabayeho, izahoze ari Yugoslavia, uyu munsi ntizikiriho, zagiye zivamo ibindi bihugu, ariko ubundi ni gake cyane ibihugu bivaho. Ariko hari n'ibyavuyeho mu mateka y'isi, nk'uko mubwiye, mbere y'intambara ya mbere si yose Yugoslavia yabagaho, za Autriche Hongrie zabagaho, bo hariho Autriche ukwayo na Hongrie ukwayo, ariko ubundi igihugu ni abantu bateye ahantu runaka kandi bakaba bemerwa ku rwego mpuzamahanga nk'igihugu, ariko bayobowe. Haba hari nk'igihugu tuvugenda igihugu abantu badakunda kumenya ni icyitwa Greenland. Tuvuge nk'igihugu abantu bibereyemo aho gusa batagira umuyobozi. Uko kamere muntu iteye, kamere muntu buri gihe ihorana ubuyobozi mbere y'ibyo byose. Kuko buriye n'ujye n'urugero rworoshye, imbwa aho ziri nanze kuvuga umuntu umuzorowe mu Rwanda kugira ngo ntamwamamariza kandi si cyo cyatuzanye, ariko nazo zigira umuyobozi, zifite uburyo zitoramo cyangwa ziyamamaza. Kwiyamamaza kwazo zikoresha imbaraga. Iyo ugiye mu ingagi nazo zigira iyo bita silverback, ubone we muyobozi. Rero no kuvuga ngo buri bantu bose bagira ubuyobozi, ariko ushaka kutitwa igihugu kubera yuko umuryango mpuzamahanga cyangwa Loni utari kukwemera. Dufata urugero, abantu bazumva ngo Palestine bamwe baragenda bavuga ngo ni igihugu gutyo. Hari iyo tuvuze Sahara y'Iburengerazuba, bo bafite ubuyobozi bwabo, Somaliland bafite ubuyobozi bwabo, ariko ntabwo Loni yemera yuko ari igihugu. Nuvuga ngo rero igihugu kugira ngo tukite igihugu, ni cyambere nuko gifite abaturage, gifite bwa buyobozi, ariko kubera ko kitaba mu kirwa kigomba no kuba cyemewe. Icyo nicyo twita igihugu. Hanyuma ubutegetsi cyangwa se hari ijambo tukunda gukoresha, ntabwo mu by'ukuri ari uko aricyo bivuga uvuze system, ntabwo mu by'ukuri n'ujye mu Gifaransa system ntivuga ubutegetsi, kuko system ni ikintu bavuga ngo ubwo twavuga muri system mu by'imitegekere. Ubwo system ni uburyo ubwo butegetsi buteye.
uzi igifaransa systeme bivuga iki urasanga igisubizo nitugihuza naho uri buhita usanga bivuga ubutegetsi ntabwo tujya muri vocabulaire tugiye ubwo ni linguistique icyo bavuga ngo arbitre yasifuye ntabwo arbitre wo hagati wo ku ruhande ntabwo ari urangiza umupira ariko uriya bavuga l'arbitre central ni nkuko bavuga rero na système administratif iyo bavuze système mu by'ubutegetsi baba bavuga ubutegetsi nyine ubundi yavuze système buriya niba bishatse kuvuga système ni ikintu udashobora kumenya burya bavuze ngo système nerveux kiba kibaye ikintu cyagutse cyane kurusha umwe avuze système digestive undi akavuga appareil digestif ni ibintu bibiri bijya gusa ariko bidasa ariko twere kujya muri linguistique icyambere ubutegetsi ni cya gice gito cy'abantu mu buryo bwubatse gitegeka abandi mu buryo bwubatse nicyo twita ubutegetsi noneho ubutegetsi bwo buvaho bugasimburwa n'ubundi ariko igihugu ntikivaho usibye navuze ngo za exception ibyarengayobora byabayeho akaba ari igihugu bigeze kuvaho hari byavuyeho hari aho batemye amashyamba n'ibiki byose biva ariko ubundi igihugu gihoraho mu buryo busanzwe igihugu gihoraho ubutegetsi ntibuhoraho cyakorera ibihugu bigira ubutegetsi bukagenda buramba ugasanga nko mu Bushinwa hari ubutegetsi bumaze igihe kinini ariko iyo ugiye kureba no gusanga Mao Zedong n'abandi ntabwo ariko bahozeho ngo ubutegetsi n'igihugu cyakora nanone ubutegetsi n'igihugu bihurira ko ubutegetsi nibwo babuyoboye cya gihugu waba byanga wabye uburyo ubwanze bwo bushobora kuvuga buti uyu ni umwanzi wacu kandi ikindi kubera ko ubutegetsi bufite inyungu zo gusobanura ko ari igihugu ubundi ubutegetsi bwose bwisanisha n'igihugu kuko urugero rworoshye kugira ngo haze abaporo mu madini ku bwa Martin Luther byaturutse ko ibyo papa wari uriho yakoraga Martin Luther bonaga atari gukorera Imana kuko papa yari mu maraha bacuza indurigesiya niki ariko nta gihe na kimwe papa ubwe yigeze avuga ngo yemere n'uwo mupapa avuga ati twebwe turi kwanga igihugu cyangwa turi kucyagisha abantu ubutegetsi nibwo bukiraho indorerwamo ureberamo abantu icyo cyo nicyo cyambere ngo ntabwo ubutegetsi buzajya bwo kuvuga uvuga ngo twebwe turi ubutegetsi bwo buvuga ko ari igihugu cyane ko butora amategeko byitwa ko ari mu nyungu za rubanda icyo ugomba kubanza ukacyumva kurusha ko buvuga ko amategeko ari mu nyungu zabwo sinzi niba uri kubyumva niko biba byanditse niko babyandika niyo mpamvu iyo unyuranyije n'ibyo bwemera bukabona bugomba ushobora kubukuraho wibuke ko misiyo ya mbere y'ubutegetsi ubwo aribwo bwose ku isi ntabwo ari ugukorera rubanda wanyemera mbanze gusobanura icyo kintu nta butegetsi bubereho gukorera rubanda misiyo ya mbere y'ubutegetsi ni ukugumaho ni ugukora ibibaho byose kugira ngo ubwo butegetsi bugumeho kuba wabuharanira habaho gukora ibyiza rubanda kugira ngo nyine rubanda kugirira icyizere niyo mpamvu nta butegetsi buriho bwari bwagereye ngo uvuge ngo ariko yenda hari dufate ishyaka ry'abaturage b'Ubushinwa ngo rigerege avuga ati ariko twategetse igihe kinini twanakora ibyiza rubanda reka twegame duhe ubundi abandi bantu iri shyaka runaka ritegeke ubwabo ahubwo hagati bashobora kuvuga bati muzajya mutegeka imyaka 10 dushaka undi mukandida wacu ariko ubyumve ko misiyo y'ubutegetsi batatubwira ni ukugumaho Karege wemeranya na sinabubariraga ko umuntu reka tuvuge umunyarwanda adashobora kwanga igihugu yanga ubutegetsi bukiyoboye cyo nibyo rwose ubundi urakoze cyane tutagiye muri filozofi ndende ngo tugiye gutanga n'ingero ziri kure hari imyaka twagize kuva 90 kuva 1990 rero na mbere yaho twigeze kugira abantu bateraga igihugu bitwaga inyenzi hanyuma none 90 zitwa inyenzi nyangarwanda ubu kuri iyi saha bamwe benshi 90% y'abitwaga inyenzi nyangarwanda nibo baruyoboye ariko icyo gihe bitwaga inyangarwanda nabo kandi bafite aho basobanura ubu ngubu nk'abanzi buretse gato nyine ndashaka kubikubwira nyine ubwo niba biriho avec les faits with facts bijya bivuga ngo uwari inyangarwanda ari kwita abandi inyangarwanda kandi nabo kandi icyo gihe ntawabyishimiraga
bari inyangarwanda gute ahubwo nibo bakundaga u Rwanda kurusha kuko babaye mu mashyamba igihe kinini bashaka rwa Rwanda ariko ufite ubutegetsi we akabita inyangarwanda ubu ngubu kuri iyi saha ngewe magaze nakubwira ngo umuntu uri mu mashyamba ya Kongo kuva 94 akaba amazemo 27 umusatsi waramwereyeho ubwanwa bwakashokonkora ashaka kuzajya mu Rwanda uko arukunda ariko ubutegetsi bwe bukamwita inyangarwanda ushobora gusanga we mu mutima wari we urukunda kurusha uwo mubona ute uwo muntu umaze imyaka 27 mu ishyamba rya Kongo afite icyizere ko rimwe azafata ubutegetsi muri rusange nta muntu wanga igihugu cye nta muntu wanga igihugu ngo agende avuga ati ajye kugambana muri yo ngo ni mu gisibe cyangwa se ajye kuvuga ati biriya birunga mugende mu bisenyagure nta muntu ushobora kujya hanze avuga ngo ni mutwike parike y'Akagera inyamaswa zigenda ari umutungo w'igihugu nese umuntu usibye icyo agaragaza nuvuga ngo buriya butegetsi buriho hari ibyo tutemeramo simbukunda simbwemera cyangwa se hari ibyo shaka ko bwahindura ufite ibi murimo byose no guhindura ubutegetsi ntabwo ari guhindura u Rwanda ngo kilometero dufite 20 na bingahe bavaneho 10 na bingahe bijye kuri Uganda iri buriro ry'iki kiganiro nigeze kurikoraho ikindi kiganiro kirambuye ku cyitwa umwanzi w'igihugu kuko si cyo turi ku mpamvu umuntu ashobora kwanga igihugu bishobora kwitwa ko uwo muntu yanze igihugu umuntu yarambwiye ati Gatanazi ni Ingabire Marie Immaculée yarambarira ati turi mu kiganiro umuntu agiye ahantu igihugu gishobora gutererwa inkunga bakavuga bati muri IMF nahe hose muri Banque Mondiale akavuga ati inkunga mwahaga kiriya gihugu ko yatangaga ingero z'abantu babikora muzihagarike kubera ko ABC bari abantu ibintu bakora sibyo ndetse bakaba bashobora kuzihagarika kandi wenda yari nk'amafaranga ashobora gufasha abantu abana kwiga ibintu imihanda kubakwa uwo muntu ntabwo ari umwanzi w'igihugu uwo muntu ntabwo ari umwanzi w'igihugu oya ntabwo ari umwanzi w'igihugu ubwo twaba tubigize tubigaruye gatoya twavuga ko wenda ubwo tuzagera tukagera naho tubona umwanga karere iyo auditeur general agiye mu karere agasanga amafaranga yagomba gukora umuhanda yaragiye mu mifuka y'abantu akavuga aka karere kubwa akaba yarokomanda muri ntuza muri Minecofin aka karere muritse kujya mugahandi mafaranga kubera ko katayacunga uko byakagombye ntabwo auditeur general abaye umwanzi w'akarere so kuba wavuga uti ibi ngibi ntibitangwe mu gihugu runaka kubera ko nibyagezeyo ntibyacunzwe neza ntabwo ari ukwanga icyo gihugu nukwanga ubwo butegetsi nukunenga ubwo butegetsi kugeza bwikosoye wenda bugakora uko nawe abyumva icyakabiri nta n'ubumwanzi w'igihugu igihe cyose hari usibye abo ngabo navuze batsimbarara ariko hari n'ugeraho akagaruka hari umuntu uba mubanzi b'igihugu bikazajya hagarutse muri system ndavuga abantu banka ingero nk'aba abantu bakunze kumva bavuga ku maradiyo bavuga ati igihugu cyowe n'agatsiko k'amabandi yageraho nawe akajoyininga ka gatsiko hari abayoboye inyeshyamba ubu ni uri kwigisha byantangaza yagize nawe abo yita abanzi b'igihugu hari n'abandi bagiye muri ayo mashyamba ya Kongo mvuga kera bari benshi ariko bagenda baza uretse gato abagenda baza buke buke bakajya muri bwa butegetsi barwanyaga bagafatanya kwigisha abantu gukunda igihugu ariko ikiba kiriho n'iki iyo jarigo yo kuvuga ngo gukunda igihugu ni ugukunda ubutegetsi ni ukuba ku butegetsi none ikibazo kinarimo sasa na rya tegeko wavuze aruvuga ku maradiyo ngo dore abanzi b'igihugu ni umutegetsi ni nawe ugena abo yita kuba cyanga kuko hari nabo bitwa kuba cyanga barimo imbere wacyanga se kiba mu kiraramo ukora umuganda abana bawe biga mu mashuri yacyo ariko ibyo biba kubera iki hari abantu ntago nagiye kuvuga ngo ni nk'iki se nagiye kuvuga inkoma amashyi ariko ni nk'impirimbanyi z'ubutegetsi buriho zihora zishaka kwerekana ko ari intyoza ku butegetsi noneho zikambika icyasha abandi n'ubu mu gihugu imbere ushobora kumva umuntu bamufata ngo nk'uwanga igihugu izo mvugo turazibona buretse turetse kujya kure mu kiganiro ku mpamvu yacyo tugume gatoya mu iriburiro ndagira ngo nkubaze hari ikintu kirebana uwahoze ari umwanzi w'igihugu uko igihugu cyamubonaga ubu ngubu ari nawe ashobora kubona noneho abandi nk'abanzi b'igihugu Karege aho ngaho umuntu ubona igihugu nk'umubyeyi ubutegetsi
akavuga ngo ubutegetsi ngo ni umubyeyi, akavuga ati perezida wa repubulika ni umubyeyi. Ikirebana n'urwego buretse nsoza ikibazo, uvuga ubutegetsi uvuga na perezida wa repubulika, buretse nsoza ikibazo, buri rwego ndaruvuga nkundira nsoza ikibazo. Ikibazo cyanjye kiragira kiti, kubera icyo utabona ko ubutegetsi bushobora kuvuga buti uriya n'umwana reka tumureke, ibyo avuga ngo ni agatsiko k'amabandi, he will be fine, bizageraho birangire, reka tumureke, bakanamuha chance. Ntabwo ibyo bintu ubona ko bishoboka, bakakureka bakaguha chance ukaba wagaruka. Ibyo wavugaga by'uko ari agatsiko k'amabandi ukavuga uti biriya byaterwaga na situation nari ndimo ariko nagarutse. Ibyo birashoboka, ibintu byose ni imibare, ni ukuganirizwa. Ubundi intandaro yo kugira ngo umuntu yitwe umwanzi w'ubutegetsi buhari nuko bo butamuhaye umwanya ngo bwumve ibitekerezo bye, bumve nawe uko ashaka ko atekereza yakubaka igihugu, noneho either bumuzane muri bwo. Urumva yitwaga aho kugira ngo bukomeze bumuhakata ngo n'umwanzi w'igihugu, bwagombye kumwegera akaza muri bwo bakareba uko akora. Niyo mpamvu ababashije kuzana kubwira hari n'abayoboraga inyeshyamba muri Kongo baraje baracyubaka kandi baritwaga abanzi b'igihugu. So nuvuga ngo ubundi kugira ngo habeho abanzi b'igihugu n'ubutegetsi bwatsinzwe kubegera kubaganiriza, ariko bakaba babantu nakubwiye bitwa inkoma amashyi z'ubutegetsi bo bicara benyegeza aho kugira bagire inama ubutegetsi bati nyamara uriya muntu yize ibi, yakoze ibi, afite ubushake ubu n'ubu, afite ibikorwa ibi n'ibi, tumwiyegereje tukamwigisha ibi n'ibi byamuvamo, tukamushyiramo ibi n'ibi, tugafatanya. Ubwo urashaka kuvuga ko ubutegetsi bushobora gushukwa n'inkoma amashyi nkaho igihugu kitagira abatekereza barenze inkoma amashyi? Tujye mu Kinyarwanda, ubutegetsi nako mu kibonezamvugo, ubutegetsi ni ijambo ni abstract, ariko bugizwe n'abantu. Abo bantu bose ntabwo batekereza kimwe, harimo abiba, harimo abakubita abaturage, harimo abigwizaho ibya rubanda, harimo abagambana. Abo bose mu butegetsi barimo ndani. Wivuga rero ngo barabushuka, ahubwo harimo n'ababurimo bataburimo. Abo rero iyo bagiye gukora igikorwa gakora uko ubutegetsi butavuze. Dufite manifesto, dufite amategeko, dufite gahunda zose turazizi. Umuntu akajya kuzishyira mu bikorwa bitandukanye nuko twabibwiwe, imvugo ntibingiro. Uwo muntu abarimo ndani atoba agambana abushuka. Nuko ndabyo ubutegetsi nta maso bugira, ubutegetsi nibugizwe n'abantu benshi. Aca muri humye bamwe, aca muri humye bamwe, akikorera ibyo ashaka, akageza akababeshya ko yakoze neza. Uko nyumva sinabere twinjiye neza noneho mu mpamvu za wa muntu ubutegetsi bubona bukamubona mu jisho ry'umuntu wanga ubutegetsi ubwanga. Niziye mpamvu mu kureba kwa zishobora gutuma ubutegetsi cyangwa abantu muri rusange bavuga bati uriya n'umwanzi w'igihugu, nkuko yavuze ati hari inkoma amashyi z'ubutegetsi, hari abatekereza babwo? Niki niziye mpamvu? Ubundi gihe ikintu cya mbere ubutegetsi bwose navuze ko usibye ko bufite mission, ndakoresha ijambo mission kuko navuze ngo impamvu ko ni impamvu yo kubaho bugomba kugumana ubutegetsi, ariko ubwabwo cyangwa n'ishyaka cyangwa systeme ifite bwa butegetsi igerage yanyende kwita manifesto igomba kuba ari nziza, iharanira kwishyira kwizana kwa muntu, kubona uburenganzira bwe, kwiga neza, kubaho neza. Nicyo ngicyo cya mbere. Rero ni kimwe nuko ni kimwe n'umuyobozi wari wese. Umuyobozi wari wese ashinzwe neza yaba yobora. Ariko hari inujye mu bigo byinshi ugasanga uko biyobowe cyangwa uko bitegetswe, haraza usanga uwo muntu bamubwira n'ikigo akorera kumva agiye kuruka. Ubwo dufashe mu buryo bworoshye, kuko ibyanditse ikigo gishinzwe ku bakozi kizabaha konje, kizatuma kigomba gufata abakozi neza kugira ngo bakore. N'ubutegetsi cyangwa ishyaka rifite ubutegetsi ryose riba rifite manifesto nziza. Icya kabiri nuko abantu babiri cyangwa batatu bicaye bagategura manifesto, bakabwira abantu bakanabayoboka, mu by'ukuri bababwira ibyiza gusa, nta nubwo baba bavuga ngo tugamije ikibi. Ariko buriya umuntu niyo nyamaswa mbi irenze uruvu. Nukuvuga ngo muri ba bandi hari ugenda muri bwa butegetsi bwamuha umwanya bati tugushinze guteza imbere uburezi, sibyo? Bakanamusaba ko uburezi bw'u Rwanda n'urugero bugomba kuba ubwa mbere muri Afurika bwizewe. We aho kubanza kureba icyo agiye gukora, uyishakemo ubushobozi,
ubushobozi afite nubwo azagisha inama nubwo azakura mu bitabo nubwo azagenda nubwo yigira abakozi asanze akabanza kubona amafaranga agiye kumuhemba yamara ko nayo bamuhemba nandi bamwongera mu bindi byo bita fringe benefits nandi bamara kugira ngo akore akazi akareba miliyari cyangwa amamiliyoni amucaho akumva ko kubaka ishuri rikomeye yahitamo guhita twarizo miliyoni 50 akohereza umwana muri Amerika. Ubwo ugeze mu masoko ngeze mu masoko no mu bindi ni ukuvuga ngo uwamuhaye akazi uwamushyize muri wa mwanya yamushyizemo kugira ngo mufashe kubahiriza ya manifesto yo gukora neza abaturage bityo abaturage baba ari we bizera iteka ryose azaba ari we nimero ya mbere ku buryo azagumana ubutegetsi. Nigeze kuvuga impamvu ubutegetsi bushinzwe kurindisha iyo tuvuze ngo burindisha ubutegetsi bwabwo icyumba cye cy'amujya abiri mu by'ukuri ntabwo ubugi bumwe burakeba kugira ariyo mpamvu habajyaho amategeko kugira ngo utazarengera hakaba n'ubundi butari ubugi bukeba ahubwo bumeze nk'ahantu hanyerera ko kugira ngo abaturage bagukunde. Rero ni ukuvuga ngo kubera ko abantu bahindagurika hari umutegetsi umwe wa Uganda ugeze kumubwira ko afite abantu barya ruswa atari ku murandenganya abantu kira mu myanya n'abanya-Uganda nibo bavana muri mwe umuragiro nkora bazima ni ukuvuga ngo wa wundi wariye ruswa akwaka ishuri gahita rikihirika ku mwana wanjye yewe simbona ko ari we ahubwo ngira ngo bamutumye kuryubaka nabi. Urumva ni ukuvuga ngo iyo ubutegetsi butampaye icyo bugomba kumpa bwananyemereye bwanyibwiriye binyuze muri ya manifesto binyuze muri hari manifesto y'ishyaka niyo bagiye kwiyamamaza bashyiraho programme kavuga ati muri iyi myaka tuzakora ibi ntibubime giye ntangira kujyana ikibazo nabwo genda Gatanazi nabaga muri Luxembourg cyangwa tuvuge ndacyariyo mpora mvuga nti ubutegetsi bw'u Rwanda bw'i Kigali ni agatsiko k'amabandi kibereho ubutegetsi bw'i Kigali bukanyihorera kugeza igihe butazambwirira buti Gatanazi ngwino uyobore Rwanda Media Commission ubwo nkagumayo nkivugira ibyo navuga nibampamagara igihe kikagera ubwo wenda tuvuge ni Karegeya turabana muri Luxembourg turatukana bakagera bakavuga ati ariko Karege ntiwaza uri umunyamakuru mu Rwanda uti ngwino tuyoborere Rwanda Media Commission urwego rw'abanyamakuru bigenzura ubwo ni ukuvuga ngo ibyo bishobora kumbera intandaro gihe Gatanazi batahamagaye yo kuguma kubona ubutegetsi nk'agatsiko k'amabandi nkaguma muri Luxembourg mbatuka. Bon icyambere nshaka kuvuga buryo ubutegetsi bugira navuze ngo amujya abiri mu by'ukuri buryo ubutegetsi bugira abantu bicara handi hantu sivuze ngo twebwe tutazi hari naho tuba tuzi sinjya kuvuga ngo abicaye Rusoro cyangwa n'ahandi ariko bafite ahantu kuko ubutegetsi buryo bugira ibice byinshi hari ubutegetsi tubona aba ministre y'abadepite ntabwo ari bo bategeka igihugu buryo sino bakiyobora kuko niyo mpamvu uzavuga ngo ishyaka ariko ubutegetsi buvuga ngo twagejeje abantu kuri ibi hari abandi bashinzwe gutekereza cyane bameze nk'abatagira amarangamutima bayumvuze ko yorwa n'amarangamutima nuko nshaka kuvuga nti Gatanazi simukunda dore ni ikiyobe wakica hari undi ushinzwe kumenya ni gute nubwo ari inzobe nkaba ntamukunda ariko kugira ngo ngumane ubutegetsi nuko mwiyegereza hakaba nundi ushinzwe bakoresha bavuga ngo utagiye ubwenge bwinshi cyane ariko baba babizi buryo ubutegetsi bugira ukora propagande ariko bukagira nundi ugomba gutekereza cyane niyo mpamvu ushaka kumva umuntu umwe yavuze ngo ariko ngo Gatanazi cyangwa se Karegeya ni igisambo bamuzamufunge akabivuga ku giti cye abeshya cyangwa ko akunda igihugu kurusha abandi ariko hakaba abandi bashinzwe kugenzura neza avuga ati ariko burya nubwo Karegeya avuga ibi ariko ntacyo dutwaye n'urugero cyangwa bakajya no kugenzura burya njye mvuga ngo inzego za mbere zikora akazi neza ku isi inzego z'ubutasi buryo urwego rw'ubutasi ntupfa kubeshyera umuntu kuko urwego rw'ubutasi rubanza kugenzura ariko ko kanaka avuge bakavuga ko igihugu kitari gukora neza ibi cyangwa utegetse utari gukora neza ibi harya iyo ageze mu mudugudu hari abantu akoresha inama akabwira ati aba bantu ubutegetsi mu bwange iyo asanze ntacyo avuga ati umureka akomeza yivugira ntacyo dutwaye niyo mpamvu ugiye kuri abantu ibyo batangaza byose n'abafatwa ntabwo ari bamwe ntabwo bangana havugwa benshi hagafatwa bake hafi ya ntabo nuko ngo barongera bakagenzura bakarese koko nta muntu umuha amafaranga
ese uyu muntu ni muntu ki niba abona aho ruguha amafaranga agasanga no muri FDLR kandi ashaka gukoresha imbunda afata ubutegetsi ufata ubundi buryo umuntu ufashe imbunda nawe ufite ubutegetsi ugomba gufata induka murasa niryo hamwe niyo mpamvu umuntu afashe imbunda ufite ubutegetsi abanza kumurasa cyakora iyo ufashe imbunda agize imbaraga ufite ubutegetsi aravuga ati igihugu nagikeneye aravuga ati twicare ku meza y'ibiganiro okay icyo navugaga ubutegetsi bwose ndagira ngo usobanure n'ikindi reka nsobanure ikintu cyitwa politiki uko nyumva kurusha uko ari muri definition zanditse politiki ni uburyo bwo guharanira nimvuga ngo neza ya rubanda sibyo ariko hari abantu bose si abanyapolitiki umuntu ashobora kumva ari gutanga ibitekerezo ngo uri defense n'umunyapolitiki ujya nkuko nshobora kuba ntagira ishyaka n'urugero cyangwa iwawe bakagira ubwoba ngo wagiye muri politiki ariko hari umuntu ufata umwanya tubona nka politiki wari ari umugaragu wa bwa butegetsi ariko atari umunyapolitiki muri we kuko umunyapolitiki ni umuntu ufite ibyo yemera ahagararaho bigamije neza ya rubanda buriya ushobora kureba nk'umuminisitiri ukamureba bati ntago ari umunyapolitiki ariko ahagarariye inyungu z'abanyapolitiki runaka ushobora kubireba nko mu Rwanda barimo ariko singusaba ingero ntabwo barahari cyane ni ukuvuga ngo nuko tudashaka kuvuga amazina ko ari umuntu ugira ugatekereza ko mu maraso ye hatagitembamo amaraso hatembamo politiki ugasanga yenda mu mitekerereze uzajya kureba ingero nubwo tutari buzivuge hari umuntu udashaka uzasanga ari imbere muri system ariko adatunze amayetaje muri Kigali sindi bujye kuvuga kuko sinaje kwamamaza umuntu ariko nawe ushobora kubona babiri cyangwa batatu utazi inzu nimwe muri Kigali batunze kandi ari abantu bari imbere mu butegetsi ku buryo ugira ukabona na buri wese asa naho yamwiyumvamo kubera yuko kuri muri we ni nk'umugaragu wifuza ko abantu babaho neza hakaba nundi ugifata umwanya runaka wo mu butegetsi ujya gusanga ugasanga afite hotel 5 ugasanga afite ibigo by'amashuri ugasanga afite iki yisasira amafaranga ariko atari ikibazo atari ibintu bigomba gukurura ikibazo nicyo mvuga nyine icyo nshaka kuvuga buriya umuntu abaye yaracuruje akayibonera akaba ari ministeri akubaka ibintu kubisobanura neza hari ujya muri wa mwanya ikintu cya mbere ari ukwikungahaza mbere yo gukungahaza ntabwo ari ko gukoresha neza ntabwo aryo aba yatumwe aho gukungahaza rubanda ibyakagiye muri BDF ngo bahe urubyiruko rwiteza imbere we akabyohereza iwe cyangwa kwa mubyara we kugira ngo bibibye ukumva amaze imyaka 2 ku kazi muzee Tito yigeze kubivuga agakora reception ko yujuje miliyari 2 abantu batikaga hungu nakagabo ibyo nibyo ntuza nibyo rutarema avuga ati ahubwo nakajura imyaka 2 hari abakoze 20 bataragizana na miliyoni 10 wewe mu myaka urugize miliyari 2 wajya hari ukajya kwigisha abaturage uri akana kayanga igihugu mwebwe mukunda igihugu miliyari 2 mu myaka 2 hari abamarani icyo yashaka kuvuga ufite icyo ni kimwe noneho icya kabiri nkivuga ngo umunyapolitiki n'utari we wa muntu wafashe uwo mwanya watari umunyapolitiki cyakora agiye gukura muri wa murongo umunyapolitiki yamutumye inshuro nyinshi we ashinzwe kujya kumubwira ati karame mwimanye rwose turabakunda rwose nibyo rwose nibyo wa munyapolitiki kenshi ntajya mu mwanya wa politiki nacyo ugomba kukimenya niyo mpamvu haba babandi bantu bari ahandi hantu bicaye batekereza igihugu ukajya kumva ministre yagiyeho ariko azindukiye mu nteko gutanga reforme mu byukuri ya reforme siyo wayizanye ahubwo wamuhaye wa mwanya agomba ko afite bibiliya ntagatifu yamuhaye azajya gushyira mu bikorwa aho ro bivuga iki ngo wa munyapolitiki nyawe kenshi ntitupfa kumubona hariya sibyo ibyo ni ukuvuga ngo na cya gihugu rero we niyo yarebye umuntu kenshi ntazapfa kukubwira ko ari umwanzi w'igihugu kuko n'umwanzi w'igihugu babanza kumuvugisha none se abari mu mashyamba ya Kongo bagiye bataha gute wageze ngo koko barahagurutse umunsi umwe bashyira imbunda hasi cyangwa baza bazifite bageze ku mupaka bazijugunya hasi bamanika amaboko ntabwo bibaho hari uwabavugishije uwabavugishije rero n'uwiyumva nk'umunyapolitike kandi areba ineza y'igihugu avuga ati aho kugira ngo uriya muntu azaza arasaba 10 atandukanye na wundi ujya kuri Twitter agatukana uwo yise abo yise inkoma amashyi z'igihugu baratandukanye z'ubutegetsi rwose ugomba kubagira bene abo bantu ariko ubutabafite ntacyo buba kenshi nyine hari ububagira
ukamera nko kuvuga uti ntacyo jya ubantukira bigeze kubwira umuntu aramubwira ati jya umuntukira ati kuki wirwa ntuka sinshaka kuvuga amazina y'umutegetsi ntabwo ari wo mu Rwanda arangije atari ko aramutumaho kuko mbere wantukiye unzize iki wakicaye hano nkaguha akazi ahubwo ukantukira abanyanga yego no kugutuka rega burya politiki ni ikintu kinini hari n'igihe muri kwa gutukana hari abandi baba barangariye muri bya bitutsi uko babirangariyemo rega kugira ngo ugumane ubutegetsi burya biravunanye ntabwo ushobora kumbwira uburyo uyu munsi football ku isi cyangwa boxe ari byo bihemba amafaranga menshi abanyapolitiki bayobora ibihugu ntibahembwe ugeranyije niba ari Lionel Messi na ba Didier Drogba amafaranga bahembwa nta president n'umwe ugerera no muri kimwe cy'icumi cyayo ukibaza ko aribo bakiriho amategeko kuki batarakora mariya amafaranga nuko kugira ngo ubashe gutegeka abantu n'uburyo bagoranye ugomba kubashakira n'ibibarangaza ibyo bahugiramo ugashyiramo hariya abantu bagakina bakabetinga bakagira gute ntibatekereze uko uburezi bwubatse kuko ubaretse bagakomeza baguhuza ku ijisho ejo mu gitondo babukwambura kuko buri ubutegetsi uko wabyemera kose ubutegetsi bufitwe n'abaturage shampiyona iri hafi gutangira mu Rwanda Karege we uba mu baturage urabareba akenshi ukora inkuru ziri sociale zireba abaturage hari igihe twumva abaturage rimwe na rimwe akavuga nk'ikintu gikomeye cyane avuga ngo ni namwe mutuma twanga ubutegetsi ubwo turi mu izingiro rya cya kiganiro nateruye ikintu gishobora gutuma umuturage usanzwe yiyumvamo ko ageze ahantu agiye kwanga ubutegetsi mu bintu bimwe na bimwe biri sociale ni ibiki ni ibiki se na urabizi kumukoresha ibidafite akamaro dufata urugero wa mugani utimba mu baturage uri gitifu w'akagari ufasha abaturage ku munsi w'umuganda bagiye gukora isuku mu kibanza cy'umuntu ku giti cye wakagombye kuko afite inshingano zo gutunganya ikibanza cye kugira ngo umwanda utica abaturage we muyobozi wagombye umuganda wagombye kuwukoresha bakora ibikorwa remezo rusange cyangwa se kubakira abatishoboye ariko bagiye guharurira ikibanza umuntu ukomeye wishoboye ufite n'amafaranga yo kuba yagiharurisha abaturage baba bareba ntabwo wafata abaturage ijana ngo wumve ko bose bari kugenda mu murongo umwe nawe ntihaburamo 20 kandi ku muganda w'ubutazaboneka abandi 20 nubikora 5 100% bose bazaba bamaze kukucishamo ijisho akubwira ati rero ni namwe mutuma ejo bundi hari nabonye ari kumena inzoga byari inzoga y'urwagwa byari byiza ko itemewe ariko ayimena muri rigore abana bacaracara uwo munsi abana biriwe basinze bahumeka ya nzoga inzoga uravuga ko ibujijwe kunyobwa ugeze naho kuyimena uravuga ko ibujijwe kunyobwa kubera ko itemewe ariko kuyinywa rikide no kuyihumeka bwuka utemuye iki urwo ruruhe rugero igitifu w'akagari by the way agakora ibyo ngibyo abantu bavuga ati no uratunukiriza ibi bintu amasaza yirwa tumuka ajya mu nkono z'abantu kubera rwagwa rw'igikwangari amemye mu karigore abantu bicayeho ibyo rero izo ni ingero ariko tutagiye mu bindi hari bikunda kuvugwa cyane cyane VUP ukuntu yaribwaga ugasanga umuntu bamuhaye amafaranga ngo genda ukora amatsinda y'abantu batishoboye tubahe amafaranga akibanzaho agakurikizaho nyirabukwe agurikizaho mubyara we n'abaramube babiri mu itsinda rya barindwi guhasigaye imyanya ingahe uwo rero abandi nibo umuturage n'utajya kureba atari ko nyamara dore ni nkamba dore nimwe mutuma amafaranga yaje ari ayacu none murayagabagabanya ntimunishyura urabyumva umuturage byagenewe reka da ukajya muri girinka nabyo bikaba kwa kundi ukajya mu mashyamba ya leta n'ibishanga mukigabagabanya umwe agahinga aha undi agahinga aha ahandi akahaha inshuti ze ibindi byose bagutumye wenda kumena nk'izo nzoga waca ku mugore ugusekera neza cyangwa uwo mujya muganira uguhobera ukanyurwa ako kabari ntugafunge ugasimbuka ukajya hehe kukandi ibyo ni ibintu tubanamo tukajya mu gusenya akajagari ukagenda ugasimbuka sinabo wenda kubera ko afite ubwanwa bwiza ugasenyera agatanazi kubera ko udakunda bambaye marinete ibyo byose abaturage baba bareba nta muturage w'imyaka 18 udakenguza bajya bavuga ngo ninjije ariko barijijisha byose baba babireba ufashe umwanya ukavuga uti muturage tukorere isuzuma ry'ubuyobozi ufite hano bukwegereye arabigukorera none agasanga bwa buyobozi bafite babayobozi babana nabo batumwe n'ubutegetsi bwo hejuru bari kubazana iby'ubutegetsi butatumye cyane cyane ko ubutegetsi bwagiye kujyaho bwaratorewe kandi abantu bariyamamaje abaturage bakagenda ku misozi bakabwira ati
mu myaka kuva uyu mwaka kugera igihe iki n'iki muzamufite ibi bagategereza bakabibura ahubwo bakabona wowe urazana ikiboko. Icyo gihe barakuvuga ati nyamara si ibi batubwiye nimwe mutuma hariya hejuru. Nacyo ni ikiganiro nshaka kuzakoraho kirebana n'uburyo ibyemezo bifatwa bikaba byafashwe neza hejuru aho yavugaga mu bantu bayobora ubutegetsi ariko byagera hasi bigapfa. Ikintu bita bakunda kuvuga ngo implementation ishyirwa mu bikorwa hariya hafite uruhare rungana gute mu kugira ngo ibyo bintu biveho, kugira ngo umuturage areke kuvuga ngo nyamara nimwe mutuma twanga igihugu. uravuga hejuru cyangwa hasi? Ibintu biturutse hejuru, hasi birapfuye ndetse binapfuye igihe kinini. Umuntu yakwibaza ngo hariya hejuru mu butegetsi baba basinziriye. Oya, ntabwo basinzira, kamanze ntange point of yanjye. Ntabwo basinzira, harimo impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere babandi bo hasi bifitiye ba pare hahandi hejuru. Iyo ibintu biri gupfa rero ku mwana wabyaye muri batisimu ya politike, wenda afite akazi kubera ko ari we watanze izina rye muri ya vetting bavuga, niwe wamusapotinze ngo ajyeho. Yagiye agakora ibifuti, utinya ko nawe bazakoza ati wa muntu waduhaye ko agiye agakora ibifuti, ugaceceka. Ariko ntabwo wabusinziriye. Ikindi cya kabiri njya numvaho mu butegetsi, nta wigeze abimbwira ngo mbimuvugire, njyewe mbayewe hari iyindi mpamvu nakumva. Iyo wirukana umugore ugugu n'igufwa hari igihe uzana urimira bunguri. Nakubeshye uriya muntu wo hariya hasi wavanye mu bucuruzi undi ukamuvana mu bwarimu undi ukamuvana mu burobyi ukabaha kuyobora bagenzi babo. Iyo atangiye gukora nabi ugiye ubahindura, nuvuga ngo buri mezi abiri wavanaho. Kandi kugira ngo umugeze ku rwego nibura n'umuganda yawe ukoresha akavuga ijambo rizima rijyanye n'ibyo wamubwiye, bifata umwanya. Ngaya amatorero inkumba ngaho za gabiro umwiherero, bira byose ni imbaraga z'igihugu. Umwanya w'abamwigisha, amafaranga yakoreshejwe kuri iryo torero, ugiye muri ibyo kuri kanya rero ngo urakubita imbwa yota, buri mezi 3 wajya ubahindura, kandi bitwara amafaranga kandi bigatera n'ikindi cyuho. Bigafata rero bikaba ngombwa ko umutegetsi asa n'uhumiriza aho abimenyeye, ahubwo akavuga ati niki twakora ngo uriya muntu ahinduke umwaka utazakore neza. Hari aho bigera bigakunda, naho urebye bo kenshi hariya hasi birapfa. Hari ababyica ku bushake bashobora gukosorwa, hari ababyica batabizi nabo bashobora guhabwa ubundi bushobozi. Ariko icyo nemera cyo ngewe ndi mu butegetsi no guhindagura abayobozi hasi buri munsi sinabikora kubera ko birahenda, kandi nabyo bikagaragaza ko nawe uri instable, donc udashikamye. Ibyiza ni ukumurekeramo ukamukosoreramo, kuko ntiwahora ubahindagura. Erega natanze urugero rwo gushaka abagore n'abagabo, kuko ugendeye ku mafuta aba mu miryango, divorce buri mwaka wajya divorce n'umugore akajya gushaka undi mugabo nawe ugashaka undi mugore. Nta wahora muri ibyo rero, ahubwo ikibaho ni ukwihanganirana, abantu bakizera ko ibintu bizakosoka. Sinabari ubutegetsi hejuru ubwabwo twarabibonye mu Rwanda. Hari abasirikare, hari abanyapolitike bagiye bahunga igihugu kubera uko bagiye situation bagiyemo, atari umuntu wigendeye ku giti cye akajya kwibera aho ashaka. Ugiye yagiranye ikibazo n'ubutegetsi, uriya muntu yakabaye yitwa umwanzi wa systeme cyangwa umwanzi w'igihugu. Umubona ute iyo agiye wenda hari ibibazo yarafitanye n'ubutegetsi bugasigara busobanura ibintu bapfaga? Hari n'uwigeze kumbwira ngo kuki bakunda kubitubwira ari uko bagiye ngo bibaye uwo munsi. Icyo kibazo wowe ugisobanura ute nk'umusesenguzi tugiye ku rwego rukomeye rwa politiki? Icya mbere tugomba kureba ni cya kindi kivuga ngo abari mu butegetsi koko bari gukora iki. Nivuga ngo bari gukora iki, ni umwanya bafata plus. Hari ufite wa mwanya umuntu ashaka kuguha akazi ko kuyobora radiyo Ishingiro n'urugero, aho gutekereza uburyo buri mukozi mu myaka 2 yaba amaze kubona 30% yongera ku mushahara we, akamaze kubona ibindi bituma abaho neza kugira ngo akore cyane, ugatangira gutekereza imodoka nziza uri bwicaremo, ibiro byiza, kongera misiyo yawe, kongera ibiki n'ibiki. Hari abantu bateye gutya.
buriya rega igihugu nubwo n'umuryango cyane ni nk'umuryango ni nk'ikigo umuntu akoramo abantu benshi ugiye utanze fishi ngo abakozi bavuge ku bakoresha babo ndakumenyesha ko 80% wasanga abakoresha bose bashinzwe kwangisha abakozi ibigo bakoramo gute kubera yuko umukoresha uza bwa mbere akigera mu kigo atereka aba bakozi baba bazima hari abakoresha uzi batukana ndabeshye hari watubwiraga ko tumeze nk'abavumvu ngo twitegereza ko hari utukana hari uyoboza amabaruwa gusa hari uhera mu kwirukana hari uhera mu gupyinagaza hari uhera byose abo mpere ku bakoresha ugasanga utekereje umuntu yajya mu kazi ugasanga abagishushushungu arakubwira kuri gicucu ko nta bwenge ko ntaki sinya hano nzakwirukana abo bakoresha urabazi ariko inama y'ubutegetsi cyangwa washyizeho wa muyobozi yamutumye kugira ngo icyambere mutuma no gutuma abakozi bakora neza kugira ngo abakozi bakore neza nuko ubanza ugaharanira inyungu zabo nuko ubanza ukaborohera ukabakundisha akazi bakora n'ikigo bakoramo hanyuma buri wese nawe akagitekerereza ariko ndahamye ko 90% y'ahantu hose hari umuyobozi mu kigo hafi ya bose bangisha abo bayobora ibigo byabo icyo nicyo nshaka kumva none niba rero hari wa munyapolitike ujya kureba inyungu ze ejo hari igihe zibura bigatuma ashwana n'ubutegetsi icya kabiri hari igihe kubera umwanya afite bimugora kugira ngo asobanure wa wundi ngo mbwa atari ko nubwo ari uko twabitekereje nabonye ibi munyemerere babwize ukuri agahitamo gukomeza kugira gutya kugira ngo agire ibindi akiza bikavuga iki rero na wa wundi ugera hari agahitamo kujya kuvuga ko ubutegetsi buriho hari bubi niki hari igihe abikora mu nyungu nyinshi arushaho kubikora kugira ngo n'ubuhungiro n'urugero ariko habaho nuko ubutegetsi wenda icyo kirebana n'ukuri wari uvuze umuntu ashobora kuvuga ati hano hari ukuri kw'ibintu uko bimeze ibintu ntabwo byakagenze gutya ibyo bikaba byatuma wenda ari mukuri bikaba byatuma ashwana n'ubutegetsi ariko ugomba kumenya witwa Idi Amin Dada yaravuze ngo I lead my country according to my understanding buri gihugu cyanjye kurikije uko mbyumva according to my democracy nemera ko yavuze ukuri ntazagira ugushuka ntabwo nzayobora radishingiro uko umukozi abyumva burya ni personality yanjye shaka kugera igihe nkatangira kwitandukanya n'akazi mbanza kwiyoroshya ko burya habanza kamere yanjye ukamere yanjye yari irwana uzasanga gitifu kubita abaturage yandatse kwita kuko abanga ariko kubera ko nubundi no mu rugo ashaka kwarwana kuko yumva ko utabashe kumva agomba kwanza akamukubita sibyo ni ukuvuga ngo ayoboza imitekerereze ye nubwo hari ibindi bamwandikira kandi ibyo bakwandikira by'uburyo yobora abantu ntabwo ari ibintu bigaragara ngo si imodoka ngo zashyira muri vitesi ya 5 ndaza kubaha akagero kuri ibyo bintu aho rero icyo nshaka kukubwira ngo wa wundi wasohotse mu gihugu icyambere tubyumve kugira ngo umuntu asohoke mu gihugu cye ku isi igihugu cyambere cyiza kibaho ni icyawe nicyo cyambere cyiza Somalia Afghanistan u Rwanda n'ikindi gihugu cyose ushaka kubona nicyo cyiza ku munyagihugu wacyo ntabwo Amerika ari nziza ku mujya Somalia niyo mpamvu nugiye yebonye ko asubira wabasubirayo ariko igihugu cyambere kibi ku isi nanone ni icyawe aratumye ngo unyamirya kurusha yinda ururimi nibi hatwara ururimi ngo igihugu cye nicyo cyiza cyambere ku isi ariko cyakurumbiye n'icyambere kibi rero kenshi kugira ngo uzajye kugihunga n'urugero kuko burya baravuga ngo wanga zaba impunzi waba impunzi muri Amerika uri impunzi waba impunzi muri Somalia uri impunzi nta hantu umuntu aba bavuga ati nabaye impunzi ndishimye aho rero no kuvuga ngo wa wundi wagiye ameze nk'umuntu wahungabanye nyuma guhungabana arahahamuka kandi ahamuka kubera bwa butegetsi nawe agomba kuburwanya icya kabiri wa wundi ubufite watangiye ko n'undi atangiye kujya n'amabanga mena hari n'ibyo avuga atagombaga kuvuga kubera ko ari byo twita ko ari ibanga ry'akazi mu kazi ribamo no mu gihugu haba ibanga ry'akazi iyo atangiye no kwimena ni ukuvuga ngo atangiye gushaka impamvu bwa butegetsi abusenya kugira ngo abone uko agaruka abugeho urabyumva kugira ngo abone uko agaruka abone cya gihugu cye cyiza cya mbere yavuyemo akaba agiye kuba mu gihugu cya mbere kibi adafite uburenganzira aho ndagira ngo wumve ya ntambara ihari umwe agomba kurwanya ubutegetsi akabukubita hasi akabwangisha rubanda ni nk'aba wundi utera buryo utera impamvu ajyaho agafata amavuro cyangwa n'amatema akayaca ni ukugira ngo abaturage barakare bavuga ati ubutegetsi bwacu
ntibushoboye kuturinda ubwo butaturinda reka twemere uyatore tuyoboka turi mu gusoza ikiganiro muri iyi minota 10 dusigaranye ikiganiro Karege kuriya ubutegetsi bushobora kwifata ku buryo abaturage baburakari birashoboka ko hari n'abakunda kuvuga ngo niyo butinze bukamara imyaka myinshi ubwo baravuga bakunze kubivuga cyane cyane ku mugabane wa Afurika bibaho ko ubutegetsi mu myaka bwaba bumaze yose bushobora kwigarura abaturage bakaba bavuga bati twari dutangiye kubarambirwa ku buryo tutazajya tunabatora bakigarura noneho bakavuga bati rwa rwango rwari rutangiye kutwarikamo dutangiye nibura muri kwikosora none se ntago ndi bukubaza uko kwikosora ntabwo mbyumva nyuma umaze ubutegetsi bumaze imyaka 50 ukambwa ko mu 55 aribwo buratangira gukorera abaturage neza ntago mbyumva no mu myumvire ya muntu ntago bishoboka ubundi ibintu ukibiharaye ubutegetsi wenda wabuharaniye waburwaniriye wiyamamaje inshuro mande 3 udatorwa ugeze imana ya 4 ugiyeho urabanza ukore nabi hanyuma uzikosore ku ya 5 se ntago bishoboka bivuga ngo ahubwo muri ya mashagaga muri ya nyota y'ubutegetsi uko wapangaga gukorera abaturage neza uraza akaba ari bwo ubukorera neza byageramo hagati noneho icyambere cyo nuko ubutegetsi bushyashya wabukennye bwabo bwafashwe ku mbunda bwabo bw'amatora hari ibintu utamenya uwakubanjirije hari ibyo aguhisha araguhisha bamuteraga inkunga akaguhisha tekinike yakoresha kugira abaturage bamwumve akaguhisha naho amafaranga ari ugatangira bushyashya aho ngaho ukavunika byageramo hagati rero utangiye kubona amafaranga bitangiye kuryoha bamwe zaerema nkubwira zo mu butegetsi bagatangira guhaga bamara guhaga bakumva umuturage ntacyo avuze bagafata inkoni bagakubita akakabaya k'umuturage bakarya babyumva noneho abo ngabo ari nabo bagenda bateranya bimwe sinabo yakubwiraga umuntu iyo ari mu gihugu ngewe reka nkufata urugero niba ndi mu gihugu auditeur general buri mwaka nta na rimwe atanga clean report avuga ati noneho amafaranga yose yaragarutse abantu bakavuga ati ariko kuki adatanga raporo procureur ahari ngo ahita atwara abo bantu ibyo bimaze igihe bivugwa nta gikorwa utanga iyo proposal icyo cyifuzo akabona kidafatwa azumva gute ubutegetsi cyangwa nabwo buzajya bumva atari kuri kare kagabo gahora gahozamo procureur najyane na auditeur procureur najyane na auditeur kara ni kantuki baguteranye n'ubutegetsi nugeraho hari no guhunga ntabwo ahunga ko akunze kujya hanze hari n'igihe abakiza amagara ye wenda akwepa kuba yajya amageragere nkuko bishobora kuba ku bandi cyangwa se yajya n'ahandi hari hanyuma y'amageragere uri kunyumva so rero iyo bigeze hahandi ubutegetsi bugeze kuri climax y'ubutegetsi babukunze abamaze guhaga batangira kwicamo ibice umuturage babona yambara boda ngewe wambara congo na karavate nkumva ko wa wundi ntacyo avuze kandi ni ubutanga bikagenda bikura uko bahaga bese umurengwe noneho baba ari kujya biproteje bakajya gucerereza gusopanyiriza wa wundi uri kuvuga ngo auditeur najyane na procureur bakajya kumusopanyiriza ati nyamara uriya arwanya ubutegetsi cyangwa se n'umwanzi w'igihugu ubwo rero ubutegetsi butareba kure wa wundi bakaba bamwishyizeho batangira kumuhiga yabona aho aca ukumva ngo yageze mu bihugu bituranye cyangwa se yashatse izindi nzira icyo waruvuze rero cyo kuvuga ngo ubutegetsi bwazagera bukigarura ntabwo bishoboka bwamaze kuzuzamo ibisambo babyumva n'ibiribwa byatangiye babatekereza zinabariraga yavugaga ntabwo bashobora kugenda bakuramo ibyo ibiryo abatekereza bamwe bagenda basaza abandi nabo bagahinduka kubera ko babonye ibiryo buriya reka nkubwire uhamagaye umuntu wakonsovye plan yo kugarura mu Rwanda abanyarwanda bari bararuhejwemo bikagera kuri plan ya nyuma yo kuvuga ngo turinjira duteye uko babagaho mu mashyamba uko baryaga rimwe ku munsi cyangwa rimwe mu minsi 3 nabwo wenda ibigori bitarimo n'amavuta ubwo buzima bari barimo iyo bakomezanye uwo mutima ntabwo VUP cyangwa gira inka biba birigiswa ariko baraje ariko ubutegetsi bamaze kubufata ubwo ko barwanye nta kintu bariho bageze mu bintu bamwe mu bagaragazaga ko
baharanira kugira ngo bacyure abanyarwanda babo nabo baze bakora u Rwanda bifuzaga, bamaze kubona ibintu inda nini isumbya indagu, batangiye kurya. None nushaka kutunga agatoki ko wa muntu ari kurya akaba ari we bahiga, akaba ari we umwanzi. Ni bamwe Perezida Kagame yize kuvuga ngo appetite igenda izamuka. Ni ukubivuga gusa yagombye kubishyira mu bikorwa, barahari udutera bayerekana buri munsi. Yego, sinabo barega muri minota 3 ikiganiro gisigaje ni wongera ngo udusoreze. Muri uku kuba umuturage ashobora kureba mu byo arebye akumva yanze, ashobora kwanga igihugu akacyanga, ndetse no kugeza n'igihe ubutegetsi bubona ko rwose ibyo akora ari uko yabyanze, yanze system, yanze ubutegetsi. Ndagira ngo uduciremo muri make mu nzego zitandukanye, hari ubutabera, hari uburezi, hari ubuvuzi, hari n'ibindi muri sectors zitandukanye. Ibi bintu wenda ufashe nk'ize eshatu, ibi bintu bigira uruhe ruhare mu gutuma umuturage ashobora kumva igihugu atakigikunze wa mugani nk'uko twabivuga gute, cyangwa ubutegetsi? Bon, reka nkubwire, nigeze kujya ahantu hamwe, reka mpabwe muri Amerika, bari bagiye kutwereka ubuhangange bwa Amerika. Ni porogaramu y'ibyumweru 3. Iyo urebye uko bayita nuko bigeze gute, usanga icyatumye bakujyana no kugira ngo bakore ku buhangange bwa Amerika. Mu by'ukuri akubwira tugiye kukwigisha itangazamakuru, ariko ubuhangange bwa Amerika. Umuntu watwigishije icyo bita federalism na separation of power, yaramurebaga nkabona ibintu byameze nk'uri kubiririmba, nkabona koko ntabwo ari igipindi ari kuza kutubwira, ni ibintu bimurimo. Iyo mpamvu buri bihugu bya za Amerika utazasanga bifite wowe twita umwanzi w'igihugu. Abanzi b'igihugu cyangwa abanzi ba system baba hanze. Ni ukuvuga ngo nari Kaida, mvuga ati abanyabwo birwa baza kuturasa, baza kudutwara petrole, kuko system yabo bubatse ibyo bita power cyangwa check and balance. Fete no kuvuga ngo hari ubutegetsi nyibariza tegeko. N'intanga urugero, umwe afite igisirikare, ngo ubutegetsi nyibariza tegeko, ubushinga amategeko bwo bukagira amafaranga. Mu gihe twebwe iwacu amafaranga ari muri nyubahiriza tegeko n'igisirikare kikabayo. Noneho umucamanza we niwe yaje kutubwira ati abo nta kintu bigirira usibye kugira amategeko, nawe akagira ububasha bwo kubera umucamanza n'itegeko nshinga. Ariyo mpamvu ho umunyamerika arakubwira ati yewe nta nyungu ufite zo gukurikirana uko ubutegetsi bukora, usibye amatora ageze akavuga ati ndatora demokrate, cyangwa n'umudemokrate akavuga ati ndatora umu republican, kuko uyu mudemokrate simwemera. Iyo matora arangiye buri wese asubira gushaka amafaranga. Noneho no kuvuga ngo rero twebwe icyazuro kiri hehe? Inaha navuga ngo ni nk'ubutegetsi butarakura, ngo twake systeme irusha imbaraga abayobora. Aho iyo utabaka systeme irusha imbaraga abayobora, ngo tumere nk'uko twicaye hano hejuru yacu hari ibikuta, ahandi hari plafond, haba kiri kibazo. Icya kabiri nuko iyo ufata ubutegetsi hari undi muntu nawe ubukeneye, atabukeneye kugira ngo n'amafaranga. Burya kamere umuntu irashikije. Yemaze kugenda mbikora ubushakashatsi, kamere umuntu imaze kubona ibyibanze mu buzima, kurya, kwambara, ukagera igihe ukabona ibirenzeho, ugatangira kujya mu by'amaraha. Icya gatatu bukeneye nta urakizi, no kwicara ukavuga. Reka burya icyubahiro no kugira ngo uvuge abantu bakumve, yego bakwemere. Iyo rero ubutegetsi buriho nubwo bwaba bukora ibyiza, niyo mpamvu uravuga ati tuzarana iterambere ry'abaturage, ukavuga toya kubera ko bura butegetsi nimo abantu benshi sinzabona uko njya mvuga ngo banyumve, kandi nta n'ikindi mbuze. Reka njye ku ruhande njye mbunenga. Kera nigeze kwaza umuntu umwe ntari kuko ubutegetsi ubunenga nta kiza bwakoze, atari ko jewe ndi muri opposition sinshinzwe kubutaka, harababihemberwa. Mu yandi magambo n'ubutegetsi bugomba kumenya ko hari uyu ushaka kubutwambura. Nicyo nakubwiye, nta butegetsi bugomba kuvuga ngo buraharirana. Ubutegetsi ntabwo ari nk'ubu FPR kavuga ati reka tureke na PSD tegeke. Oya ntibibaho. Yitwa Ildefonse nabo bariraga, niwe nari natumiye mu kiganiro kugira ngo we na Jean Baptiste Karegeya badufashe gusobanura ibyingingo irimo urukundo cyangwa urwango rw'igihugu ku banyagihugu. Reka mbashimire rero kuba mwari mwakurikiye ikiganiro. Wakoze cyane Ildefonse kwitabira. Wakoze cyane Karegeya. Nge nitwa Etienne Gatanazi, iyi ni Real Talk Channel. Iki biganiro ni akagaruka.